muri ubwo aho navukiye aho kumenyera ubwenge ego nta munezero nta n'urukundo rwakibye nigeze ngirirwa nisanze mu mubabaro n'agahinda ndangije muri uwo mubabaro namaze imyaka 13 ngendeshe biganza n'amavi nkambakamba niko wari waravutse nisanze rukomeze ngo ubundi ngo bambwira ko ngo ari imbasa muri iyo myaka none nisanga aho mare kumenya ubwenge nisanga nanone ababyeyi nta rukundo rwakibyeyi bagira bate bangirira nisanga muri uwo mubabaro ku buryo nisanze papa rimwe na rimwe igihe cyacagaho kajya kunjugunya ahantu bita muri Nyungwe. Papa wawe ukubyara umubyara kujugunywa kunjugunya muri icyo gihe cy'ubumuga ngenda nkambakamba narwaye amavunja yego byabura se amavunja y'ibigugu ku buryo ndashaka kubabwira ngo iyo umuntu yagezweho nta kitamwigirizaho nkana noneho nkarwara amavunja nkanahanduza urabona bya biti bitaga imifatango amahwa y'umufatango nuba ngo aho habaga ari mu ntoki no ku birenge mu mavi yego nivuga butumwa yego byarajyanye imana byose irabimpa mbaho gucyo ndangije mu gushaka nanjye narabitinyaga ko numvaga gushaka numvaga bitazaza vuba kuko natinyaga no kurambagiza no kubwira umukobwa ngo ndagukunda nuko ahantu ngeze mu hariya mu Busanza i Kanombe hari umupasiteri bita Faustin ndangije bari bampaye agatuti ndimo mbwiriza yego uyu mudamu wanjye rero nawe yari yahaje ari n'umushyitsi arangije ndabwiriza turangije kwa kundi abantu baba barambukanya barangije amateraniro yego arangije ni wambwiye ngo arankunda muhuye bwa mbere duhuye ubwa mbere mwami w'iteka ndagushimye ndaguhimbaje uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye twarakubonye mu bihe bikomeye twarakubonye mu bihe byari bituruhije twarakubonye muri ririya joro ryatubereye inzitizi ryatubereye ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo aka kanya mwami wanjye ndagushimiye kandi ndaguhimbaje mushimiye kubw'uyu munsi mwami wanjye wateguye kubw'uyu munsi w'ijoro ry'ihumure icyubahiro ni icyawe komeza kubana natwe muri byose mwami wanjye witeka Mana nyingabo ufashe na buri wese mu izina rya Yesu Kristo rakoze amen 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 twinjiye muri wa mwanya uyu ni umwanya w'agaciro gakomeye aho n'ubundi aho dufashirizwa yego naho ahangaha ni ahantu dufashirizwa ku kidendezi mu ijoro ry'ihumure ushize naratashye yego ngeze mu rugo gusinzira biranga wari uvuye mu gitaramo mavuta y'uwiteka yaraturiho uriraga moto ukagira ngo moto sinzi ibintu bihari hari amavuta ateye n'imodoka cyane kuko ibintu namwe bivuze ngo Imana iduhe imodoka amavuta nk'ahariya kuyagendana kuri moto byakugeza mu rukuvu abadayimoni baba bafuye bavandimwe inshuti z'umusaraba twigeze kubabwira ko dufite abatumirwa babiri mu kanya gato turakira umubyeyi wacu uri hano n'ubundi muri saro yacu n'ubundi aza kutuganiriza ariko mu gihe n'ubundi tugiye kumara igihe gito turi kumwe n'umukozi w'Imana uri hano muri studio za Radio Mucyo nta kindi kintu aje guhamya icyanditse kivuga ngo Imana ituzi tukiri n'insoro mu nda z'ababyeyi bacu haleluya niko biri nicyo kintu kimuzanya cyane rwose yadusabye umwanya aravuga ati ngewe nta bindi mfite bidasanzwe ndashaka kuvuga gukomera kw'Imana nyujije mu kw'Imana ituzi tukiri insoro kandi ko nta hantu Imana itakura umuntu kugira naho imugeza
niko biri ubuzima bwose umuntu yavukiramo yuko n'ahantu Imana itakura umuntu n'aho Imana itakeza umuntu. Haleluya. Umugabo turi kumwe muri studio za Radio Umucyo ni umupapa. Yego, ni umupapa w'abana batatu. Yego. Esteri, Deborah na David. Zade Tripode. ibintu by'amade biri kubitera. Tukumwe n'undi mukozi w'Imana nawe. Nanje nitwa Mugisha Ronald. Yes. Nitwa Mugisha Ronald. Yego. Muri make nkabamvuka mu gihugu cya Uganda. Yego. Hariko mu Rwanda ndimo mu buryo bw'akazi. Yego. Ndi umurezi, ndi umwarimu. Yego, Ronald. Nkorera ku kigo yita Landmark Junior School ku Muyumbu. Yego. Hariko nkaba ndi umupapa ushima Imana. Nawe ufite ubuhamya bukomeye. Nanjye mfite ubuhamya. Azaza dawo ubuhamya. Nzagaruka. None se i Burundi nabo Imana ikorana namwe nawe. Oye ni Bugande. Uburyo yageze mu Rwanda, uburyo yakoze ubukwe mu Rwanda, uburyo yabaye mu gihugu cy'u Rwanda nta famiye. Mu gihugu cy'u Rwanda nta famiye. Nibyo nanyuzemo byose mu gihugu cy'u Rwanda nta famiye, ariko Imana ikaba yarabinyujijemo neza. Ubu nawe uri umugabo. Ubu nanjye ndi umugabo cyane. Abana bangahe Ronald? Mfite abana babiri b'abahungu. Oh wow. N'umugore wanjye namusenga Karen. Turakwishimiye cyane Ronald. Umugabo rose nshima Imana. Akaba yaje aherekeje umutumirwa wacu mukuru rero. Yego. Ariko ntabwo yatwibwiye amazina. Waretse ko ari cyo nagiraga ngo mwibikire amagambo tuza kuvuga ubwo duhite tumwakira yanshene. Iki kiganiro gifite insanganyamatsiko. Washimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Imana nyir'ihumure ryose. Nyir'ihumure ryose. Imana iduhumuriza mu makuba yacu yose. Hanyuma ikadutuma. Nanjye narabahumurije, nanjye mugende muhumuriza abantu banjye. Kandi umva muramenye, muwahumurisha ihumure mwahawe n'Imana. Mwahawe n'Imana. Yego. Ihumure mwahawe n'Imana. Amen. Aha, murakoze bakozi b'Imana ba studio. Ba studio Radio Mucyo. Yego. Ijana na kabiri n'umunani. Yego. Nkaba rero nabibwiye naba nitwa Bimenyimana Cyprien. Yego Cyprien. Nkaba nkomoka nkaba naravukiye ahantu bita ku Kibuye. Yego. Yahoze ari komine Mwendo ubu ni Karongi. Yego. Ni Karongi. Ariko nkaba bungu ndi muri Rwamagana mu karere ka Rwamagana. Nkaba ndi hariya mu murenge wa Muyumbu. Yego. Nkaba ndi umugabo. Yego. Ufite madame. Yego. Cyangwa sheri wanje. Akaba yitwa Dukuzimana Monique. Nawe nkaba naramubonye mu bitangaza by'Imana. Mu bantu barambagije sinigeze ndambagiza. Yego. Oya yazanywe n'Imana muhagarika mu rusengero. Ariko amaterano yarangiye birangira abaye iki duhise tujya mu buhamya. Reka yego. Umura wa Pentecote wamanutse. Hanyuma yego. Uniwe mupapa warukiri kwivuga. Uniwe mupapa turi kumwe mwa ego. Uraguti w'umugore umwe abana batatu. Monique nanjye ndamusuhuje. Uwiteka turamusuhuje cyane ari ku musozi wa Muyumbu. Imana imuhumugisha. Yego. Hanyuma tutaratangira ubuhamya. Yego. Nabonye umbwira utariko ubuhamya mfite iki ijambo. Yego. Mfite ijambo mbuherekeje. Donc ubuherekejwe n'ijambo. Ubuherekezwa n'ijambo. Ubuherekejwe. Yego. N'ijambo mfite wabanza ari ryo ubanza. Hanyuma tugakomeza ubuhamya. Imana iguha umugisha. Ubu ijambo mbiherekesha ndaherekeresha ijambo rivuga ngo mbese ijoro nahuye naryo. Yego. Amajoro nahuye nayo yambereye mbese yankomerekeje umutima. Nijyo nshaka kubabwira mu uyu munsi. Yego. Aravuga ati ngiye ngiye gutinda gusa ku mavujoro nahuye nayo nibyo jambo nyamukuru. Mbere yuko mvuga Imana yankuye. None zugira ngo sinabyo. Mbere yuko mvuga Imana nabonye numvishe muri Bibiliya. Yego. Hari Imana nahuye nayo. Yego. Bibiliya icyandikwa. Yego. Ikiri gukosorwa. Uyu mugabo baramutse bavuze bati Bibiliya
niyongere ikomeze kwandikwa washakirwamo umurongo mbese niko ashatse kutubwira ashatse kutubwira ko yashakirwa mu murongo agize ikindi gitabo kijyamo ko byaba byinshi dufite ibintu none igitabo cy'umugabo witwa Daniel uri hano ariko ubundi umugabo Daniel twamenyanye ari umusitari nza kumureba kuri radiyo bwa mbere ntarajya muri bino bintu yego najyaga nza kumureba kugira ngo adupromotingire indirimbo muzane n'amakorari kugira ngo ateze imbere nkabona n'umusitari ukomeye cyane noneho nyuma yamaye ubuhamya icyo gihe ndacanganyukirwa wacanganyukirwa nyine none se ugira ngo imana ntiyadukozemo umukwabo noneho haje ikindi gice cyitwa kamarade rero uyu mugabo ubushize hari abantu bakumvisheho gato baravuga ngo biriya bintu mwakoze byo gutuma mutamuha umwanya ntabwo ari byo tuzamuha umwanya reka twinjire mu buhamya nyirizina yego uravutse uvukiye ku Kibuye yego aba ariho uhera niho mpera wavukiye ku Kibuye navukiye ku Kibuye yego hariya muri Karongi yego muri ubwo aho navukiye aho kumenyera ubwenge yego nta munezero nta n'urukundo rwakibye nigeze ngirirwa nisanze mu mubabaro n'agahinda ariko muri uwo mubabaro n'agahinda ntabwo nari nzi ko Imana izakora ntabwo nari nzi ko Imana ifiteho umugambi ahubwo mbimenye ubu yego ndangije muri uwo mubabaro namaze imyaka 13 ngendeshe biganza n'amavi nkambakamba niko wari waravutse nisanze rukomeze ngo ubundi ngo bambwira ko ngo ari imbasa imyaka 13 ngendeshe biganza n'amavi no kuvuga ngo umenye ubwenge wasanze ari kumeze ariko meze nibwo buzima nisanzemo ukambakamba yego ikomeza ndangije muri iyo myaka none nisanga aho mare kumenya ubwenge nisanga nanone ababyeyi nta rukundo rwakibyeyi bagira bate bangirira nisanga muri uwo mubabaro ku buryo nisanze papa rimwe na rimwe igihe cyacagaho akajya kunjugunya ahantu bita muri Nyungwe papa wawe ukubyara umubyara kunjugunya kubera ko iyo ngiyo kubera ubuzima nari ngize nari mbayeho uyu nguyu we ntacyo azatumarira reka tugufate tujye no kumujugunya kera ababyeyi b'icyo gihe bari bafite n'imyumvire itari myiza yego wasangaga bagiye no kukuroha ni nako kuri ugasanga baravuga ati mu magambo make niho kuroha umuntu yego hatazagira umuntu ugera hano agasanga yitwa umwana wacu akaba ari nanjye wari umwana w'imfura nuko ku buryo rero najugunywe inshuro 3 ariko mu kugarurwa mu rugo nkagarurwa n'abahigi abahigi bakansanga aho ngaho hafi y'ishyamba mu byatsi barangiza bakagira gute bakambaza ati wa mwana w'ibiti nkavuga ngo ndahangaha nene wageze hano uti papa niwo hankize ati none se iwanyu urahazi nkababwira ati ndahazi bakankubita ibitugu bakongera bakagarura bakajya gushyira hehe mu rugo bikakomeza bikabuko nguko ariko nyuma y'ibyo byose igihe cyarageze muri iyo myaka 13 nibwo reka ntongere nibuka aka kantu yego umusaza aragufasha gushyize ku bitugu agiye kukujugunya muri Nyungwe yego icyo agambiriye utagira ngo ni ikindi ntabwo aravuga ati hari inyamaswa z'inkazi niko kuri zizaza zikamundira akavaho ntirira mukozaho ibiganza byanjye akarangira ndumva ntameze neza datagenda byawe ukandirana kadagise mukamuramo mukwawe ibintu bya kadagise na Dani bimaje kujya binkuramo mukwawe banza mva akantu kamwe yego nukuvuga ngo baramubyaye yego aba umubyeyi we ise amaje kumubona avukanye ubumuga aravuga ati uyu mwana nzajya kumujugunya mu ishyamba nzamujyana mu ishyamba mujugunye kuko nta byiringiro nta kintu azamarira akagarurwa mu rugo n'abahigi bahigaga mu ishyamba akavuga ati uyu mwana ntago ari umwana wo kwa runaka bakongera bakamubona mu rugo kandi bamugaruye ndi kureba ikimwaro n'isoni
umubyeyi yabaga afite yongeye kukubona mu rugo yari azi ko imbwa zakuriye yego yari azi ko ibintu byarangiye akongera agasubirayo akongera ku wundi munsi wa kabiri agashyira ku bitugu akongera akajyana hahandi ariko ndifuza kubaza uretse kubaza ibi bintu muri kubikurura njye namaje kubikurura kare Dani mfite umuryango nzi nabo byigeze gusa nk'ibyo kubona umwana wabo avutse akavuka atandukanye n'uko babitekerezaga yego kumuha ibiryo bakavuga ati ubundi kimaze iki ari ababyeyi be bamubyaye muzehe Gakumba Pastor Gakumba ntumuzi w'inyamirambo oya Pastor Gakumba mwarimu Gakumba yego sorry ntabwo ari Pastor mwarimu Gakumba mwarimu Gakumba nawe niko yisanze nka gutyo akajya avuga ati iki cyana cya Ruhuma ngo bamwitaga ngo ni Ruhuma yego uyu we bamwitaga ngo Kimuga cyari Kimuga nikize noneho papa akavuga ngo nikizapfe nzabyara abandi iyo bazaga bakagira icyo bababwira none uri papa w'abana bangahe ndi papa w'abana batatu uwa mbere yitwa Irakoze Steri Imana irakoze koko uwa kabiri yitwa Imana Izabayo David none se ntibazi koko uwa gatatu yitwa Uwineza Gasaro Deborah ana nyiri neza yose agasaro katakara ntibatahe agasaro k'abakobwa gusa nukomeje noneho nagiraga ngo akakana Dani hari ahantu ngiye kubaza muri icyo gihe mama we yiyumvaga ate ese mama we reaction ye muri iyo situation urimo yari yihe nawe urebye iyo mbikuriye cyane nsanga nawe yarabifitemo uruhare yego kuko Imana imaze kuntabara amaze kubona ababikira kuko ababikira nabo bongeye ubwo ubaye aho myaka 13 uza kugira umugisha wo kuhura n'ababikira ariko narahuye n'umubabaro nanone muri icyo gihe cy'ubumuga ngenda nkambakamba narwaye amavunja yego byabura se amavunja y'ibigugu ku buryo ndashaka kubabwira ngo iyo umuntu yagezweho nta kitamwigirizaho nkana noneho nkarwara amavunja nkanayahanduza urabona bya biti bitaga imifatango amahwa y'umufatango nuvuga ngo aho habaga ari mu ntoki no ku birenge mu mavi hose kuko agenda ukambakamba byabaga bimeze nka urabona amagaragamba y'igikeri yego cya kindi bita nyamabondo yego nuko byari bimeze nta buzima nta shusho yego kiragera uhura n'ababikira ababikira nibwo banjyanye ndumva baratujyanye turi abana babiri ariko uwo nguwo wa kabiri we njyewe ngeze bangejeje Gatagara ni igihe bakiriye wa wundi wa kabiri ntabwo bigeze bamwakira barambwiye ngo tuzongera tumugire ariko wowe nguwo yaje kwitaba Imana we ntabwo bamubashije kumwakira n'igihe wabaye Gatagara none wicaye muri studio za Radio Mucyo nishimwe ry'ihumure nishimwe rikomeye cyane ubuzima yageze Gatagara ari ibintu mudakurura umuntu mu ishyamba yarajugunywe none murebe muri studio noneho muri Kigali yaranabihaye aho nyine ariko Dani utiri ujya kure reba umuntu wajugunywe n'ababyeyi noneho aza guhura n'abantu bamugirira imbabazi abahigi bamugirira imbabazi nyuma aza guhura n'ababikira nabo bamugirira imbabazi yego komeza utuganirize yego Imana ibaha umugisha nuko Gatagara natangiye umwaka wa mbere primaire mfite iyo myaka 13 iyo myaka 13 nyibamo ariko muri byose sinari nzi cy'Imana integanyiza ndagenda niho nanize ni naho bandambuye amaguru yari yihese ameze nk'imiheto barandambura mbashe no kwiga nuko ku buryo ni 94 nabaga Gatagara intambara iteye nibwo babashije no batujyana hano i Burundi turujya turagaruka dusubira mu kigo turakomeza turiga ariko nyuma yo kwiga ndangije n'amashuri
ndangije amashuri nsubira mu rugo iwacu, ariko ubwo nasanze na papa yaritabye Imana. dukosore gato, Yego. ni jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo ari intambara ubundi. Yego, ni jenoside yakorewe abatutsi. ni jenoside yakorewe abatutsi. Yego. mu mwaka w'igihumbi 1994. Yego. Yego. Nuko tuza kugaruka mu kigo, intambara irangiye, turongera ndakomeza ndiga, ku buryo n'umwuga nakuyeyo, ngiye nakuyeyo ububaji. Ubura umubaji. Ngenda umubaje ukoresha amamashini. Yego. Bo bahise banansezerera i Gatagara ko ngomba gusubira hehe iwacu. Ariko ubwo papa wawe ntabwo yarakiriho, ni mama wari ukiriho. Akubonye, ambonye nawe nta byishimo yigize angirira, ku buryo byanteye n'agahinda. Ariko ubwo urumva ko nararambutse ngendera ku ibyuma, ku buryo navuye iwacu ku Kibuye, kuva iwacu kuko ni hariya bita ku Mukungu. Yahoze ari komine Mwendo. Nuko ndangije navuye ku Kibuye n'amaguru, navuye iwacu n'amaguru, kuva iwacu ku Kibuye kugera i Kigali nahagenze iminsi 2, ku buryo n'imvura yanyagiriye mu nzira, ku buryo urugendo rwa mbere nduva narushoreje ahantu bita Igitwe, niho nacumbitse. uje i Kigali? Nje Kigali kubera agahinda n'umubabaro mama agize anteye. Nuko ndakomeza nzi Kigali. Imana yaje kubana nawe i Kigali. Yaje kubana nanjye i Kigali. Tutaragera i Kigali, atubwiye ijambo ngira ngo adusobanurire neza abantu baduteze amatwi baryumve. Yego. Atubwiye ko yavuye ku Kibuye akazi Kigali mu minsi 2 n'amaguru. Iyo minsi 2 umuntu ava ku Kibuye gute n'iminsi 2? Mbo nari mbabaye, byari birenze. Nose warirukaga, wasabaga lift, warateze. Urebye nta na lift, nacaga n'inzira z'icyaro kubera umubabaro n'agahinda, ku buryo ibi byuma ngenderaho byaragize mbese birantwika, aho kugira ngo uruhu ruveho ahubwo hagatukura havanzemo n'amazi. Nuko ndangije ndakomeza ndaza, hari abamugaye twabanaga i Gatagara, nibo nasanze tujya kubana ahantu bitaga i Kanombe, hariya hano hafi ikigo cya gisirikare. Imana ikomeza kukwagura. Imana ikomeza kuba nanjye. Nyuma y'ibyo rero mbana nabo nari ntarakizwa, nari ntarakira Yesu umwami mukiza. Ngewe nakiriye Yesu umwami mukiza mu itorero bitaga Solution Church of Jesus. Yani yayoborwaga na François Xavier. Yego. Ndumva mushobora kuba muri izi. Kumushumba mwiza hariya. Yego. Nuko nakijwe kubw'umuziki. Nagiye nkurikiye iki umuziki. Nari manutse ara ku Giporoso, ndagenda ninjira mu rusengero. Ninjiye mu rusengero, nubwo Imana yavuganaga nanjye, kuva uwo munsi ntago nongeye gusubira hanze, ahubwo nahise ntura hehe mu rusengero. Nizihe nyungu wabonye mu nzu y'Imana? Mu nzu y'Imana inyungu nabonyemo abavandimwe. Yego. Ntabwo nagiraga. Yego. Nabonyemo umunezero. Ntawo nagiraga, nabonyemo ibyiringiro, kuko nanjye ntabyo nari mfite. Mbona izindi ubundi buntu butangaje, akayandirimbo ngo ubuntu butangaje ngo nibwo bwageze, nibwo bwankuyeho. Mbese ngirirwa neza, mbese ni n'isaha mbona ibitangaza birenze ukwemera. Mbona homba, mbona kwambara, sinagiraga imyambaro, mbona ibintu ntabasha gusobanura, ibintu bindenze cyane. Washatse ute? Muko gushaka nakomeje mbana n'Imana, ndasenga. Maze gusenga nakundaga kugenda ahantu mwivuga butumwa. Yego. Mwivuga butumwa. Ubundi impano nahawe nakunda cyane ni impano yo kuririmba. Yego. Nivuga butumwa yego byarajyanye, Imana byose irabimpa, mbaho gutyo. Ndangije mu gushaka nanjye narabyitinyaga. Nabitinyaga ko numvaga gushaka, numvaga bitazaza vuba, kuko natinyaga no kurambagiza no kubwira umukobwa ngo ndagukunda. Nuko
ahantu ngeze mu hariya mu Busanza i Kanombe hari umupasiteri bita Faustin, ndangije bari bampaye agatuti ndimo mbwiriza. yego Uyu mudamu wanjye rero nawe yari yahaje ari n'umushyitsi. Arangije ndabwiriza, turangije kwa kundi abantu baba barambukanya barangije amateraniro. yego Arangije niwe wambwiye ngo arankunda. muhuye bwa mbere? Duhuye ubwa mbere. Ndumva twari neza ku muryango. Arambwira ngo arankunda. Ndamubwira ngo nta kibazo. Nubwo yanansabaga ngo nzajye no kumusura iwabo. Wakwireba? Nareba nakasanga da nakwireba n'ukuntu meze nazambazo nuko urabyumva ukuntu ari meze. Ye nkavuga ati ni ibiki, ariko byaje gucamo bijyamo njya no kumusura iwabo. Iwabo baranyishimira, papa aranyishimira cyane. Amaze kunyishimira nuko navuye nzi n'ijambo katacyo cyajyanye kandi no kumusura iwabo. Nuko arangije ambwira ibyo ambwira, papa we ambwira ijambo ryiza, taravuga ati nta kibazo. Yego. Imana ku buzima bwawe ni iki? Imana muri ubwo buzima bwose bwo muryango aho umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, wumva hagize ikintu kigaragara ko ushobora kuba wajya hanze y'Imana? Yego. Wakirwanya bingana iki? Agiye hanze? Oya, kubu ngubu uramutse ubonesheje amaso, ko Imana iramutse igwaye ikintu runaka cyangwa se hari ikintu runaka ubonye ko cyatuma ujya kure y'Imana ukava mu Mana mbese ngashayisha. Yego. Wabigenza ute? Mu by'ukuri urumva naba mpuye n'izindi ngaruka. Bya bikomeye cyane. Imana ahubwo narwana n'icyatuma ahubwo cyatuma nsubira inyuma. Mpamvu y'iki kibazo dufite abantu benshi Imana yagiye igirira neza. Yego. Nyuma yo kugirirwa neza, ibyo yabagiriyeho ineza bikaba ibyo gutukisha Imana, bakibagirwa Imana ndetse bakanayituka ku mugaragaro. Cyane. Kuri wowe uba wumva bidashoboka? Kuri jye bitewe nuko mbibona nuko byagendekeye ngenda uba bitashoboka. Yego. Bavandimwe mwamwumvishe, ni umuvandimwe yarazanye ishimwe rikomeye rihetse andi mashimwe yuko Imana yabanye nawe. Mwabyumvaga yimugejeje, uwo ni umubaji, ariko n'umugabo wabanje akiri umwana yagendeshaga amaboko akagendesha n'amavi. Imana iza kumutabara nk'uko mwagiye mubyumva mu kiganiro. Ubu ni umugabo turi kumwe muri studio za Radio Mucyo. Yaratubwiye ati rero ndashaka kuza gutambutsa ishimwe ry'uko Imana yabanye nanjye, ikamenya ntaranayimenyayo, hanyuma yamenya ntarayimenya, igashyira umugambi wayo muri nge, ikamvugaho ijambo, ababyeyi bakarirwanya, inshuti zikarirwanya, ariko Imana ikarinda ijambo ryayo. Niryo jambo rikwicaje muri studio, niryo jambo ryakugize umugabo, rya jambo ry'Imana ku buzima bwacu. Yego. Okay. Kubw'ibyo ndabwira abantu batwumva nanjye ko ntaho Imana itagira gute itagukura. Yego. Ntaho Imana itakugeza nkuko nanjye yabikoze. Amen. Ubu umuvuga butumwa? Ndi umuvuga butumwa. Kuki wumva wahagarara Imana mu kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami? Nubu Imana yangiriye mbese yego. Ni ubuntu Imana yangiriye muri make. Yego. Kuri wowe ririya jambo rigufasha? Ni ijambo rifasha. Riboneka muri Mariko. Ni muri Mariko. Yego. Muri Mariko ibice bibiri guhera ku murongo wa mbere. Handitse ngo iki? Handitse reka dufashe Mariko ibice bibiri. Ijambo ni Mariko ibice bibiri umurongo wa mbere guhera ku murongo wa mbere. Havuga umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane. Yesu ngo akiza ikirema gihetswe n'abagabo bangahe? N'abantu bane. Nuko hahise iminsi asubira Kaperinaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Yego.
mu murongo wa 2, benshi bateranira aho buzura inzu yego barenga no mu muryango yego nuko ababwira ijambo ry'Imana. 3, haza abantu 4 bahetse ikirema. Ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bari bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu haringaniye naho ari. Bamaze kuhapfumura bamanukiramo ingobyi ihetswe icyo kirema. Yego. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Yego Cyprien. Yego. Iri jambo niryo riri kugufasha muri iyi minsi. Yuko abantu bagomba kugira Imana icyizere. Cyane. Kandi bagakorera hamwe. Yego. Bagashyira mu bumwe. Yego. Nidushyira hamwe nta kintu kimwe kizatunanira. Hanyuma Cyprien, kuba utambukije ishimwe ryawe urumva umeze ute? Ndumva meze neza cyane. Yego. Ku buryo hari ukuntu umuntu atekereza akavuga ati ariko waratekereza ko ariko Imana nibikora ngashyirira ishimwe ahantu hagaragara ryumvikana n'abantu benshi cyangwa se batandukanye nzagushima. Kuko hari umunsi wigeze utekereza ukavuga ariko hari umunsi Imana izankoresha ngatambutsira ishimwe mu ruhame, ubwo simvuga mu biterane, ndavuga nko muri studio nk'iyi ngiyi. Yego. Nigeze kwivuga ku buryo numva ku buryo no mu kwizera nari mfite numvaga nzabigeza no hanze y'igihugu. Yego. N'ubundi ubu byahageze kubera ko radio yumvwa n'abantu bose. Yego. No ku mbuga nkoranyambaga baradukurikira. Yego. Ubu ni ukuvuga ngo Imana yasohoje isezerano. Uwiteka ni umwami. Turayishimiye. Amen. Iki gice tugiye gusa n'abakiganye ku musozo kugira ngo twakire n'umukozi w'Imana turi kumwe hariya muri studio kugira ngo aze kubana natwe. Kubera ko ari byinshi tutavuga ariko twatoranijemo ijoro rimwe, niryo andi majoro yose ntabwo twayavuga kubera ko dufite abandi batumirwa hariya, ahubwo twatoranijemo iri joro. Munsi n'ubundi tuzashaka kongera kurambura, n'ubundi tuzaguhamagara kugira ngo uze ubane natwe. Uwiteka agumugisha. Yego. Hanyuma niki wabwira abaduteza amatwi cyane noneho abana bamugaye na n'ubu baracyatotezwa, ndetse noneho no mu nzu y'Imana n'ahandi hose ntibabaha icyubahiro bakwiriye, n'ubu butumwa watanganye batugane ku musozo? Icyo nabwira abo bantu babana n'ubumuga nuko bakwegera Imana bakajya mu nzu y'Imana. Ikindi nkabwira ngo mu nzu y'Imana hari byose. Mfatiye no kuri ijambo ryamfashije nkabwira ngo ibyo byabasakariyeho nuko bigiye gusambuka. Amen. Yego. Imana igumugisha. Ko dusengera Imana n'ubundi tugane ku musozo. Imana igumugisha. Mwami Uwiteka Mana Nyiringabo. Amen. Ndakwereka ababaye n'afite agahinda n'umubabaro. Ndakwereka abari bameze nkanjye bagendaga bakambakamba nkanjye. Ndakwereka abo bose mwami wanjye bamugaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwereka n'abandi bameze batyo bari mu ngorane n'amakuba mu izina rya Yesu. Ndakwereka abo bantu batawe mwami wanjye nkuko nari naratawe, mwami wanjye ukangirira neza. Abo bose mwami ndabakweretse. Mwami wanjye ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ngushimiye ku bwa radio Umucyo n'abakozi bayo mu izina rya Yesu. Ndakweretse mwami wanjye abatwumvise bumvise radio Umucyo nabo mwami wanjye mbasabiye umugisha bagirire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. 078 0791 079 yego 59 59 81 81 94 94 wisubiremo 0791 59 yego 81 94. Imana igumugisha. Yego. Wakoze rero kubana natwe kandi twishimiye ko Imana ari Imana itumenya tukiri insoro mu nda z'ababyeyi, yikavuga ijambo gusa ngo baho. Niko kuri. Hanyuma ibikwica bikakwegera bikakuvugiriza induru bikakwasamira, ariko byahura n'abaho y'Imana bigacecekesha. Byose minwa yo bigaceceka. Ubu rero yego uri kumwe n'abaho.
yego amen ntabwo ari ijambo baho gusa ahubwo baho muri kumwe yego ndabyakira baho muri kumwe amen azarinda intambwe zawe kandi azaguhe n'ubugingo buhoraho Yego. kuko ntekereza ko ubu ntiwakagombye kuri muri studio za radio oya ntibibyanabaho rwose nawe byantangaje niyo mpamvu byanteye mbese sizi ukuntu meze yego nta gipimo cyaboneka ku isi cyapima umunezero mfite oya twashyizeho uyu mwanya yego umuntu atazabyigwa n'ishimwe iryo ari ryo ryose yego reka nkubwire akantu gato iri shimwe dutambutsa kuri Samu ashobora kumva ryoroshye n'urugero ariko ndashimira Imana yo mu ijuru yuko kuri yo ishimwe ryayo iriho umwuzuro waryo irakomeye. uzi ukuntu umuntu umwe yavuze se yaravuze ngo ishimwe ry'umunyonzi yego ryumvwa n'umunyonzi mugenzi we. icyo nzi cyo abana bafite ubumuga bakumvaga yego cyangwa abantu bihebye bumva byarangiye bataye ibyiringiro bari barimo kumva uburyo bari barimo kumva uburyo bagiye batwikirwa. hari umwana nzi yigeze kuduha ubuhamya we bamutwikiraga mu kideyi abandi bakajya kuryama. twanyuze muri ayo mateka uretse guverinoma nziza turiho yabihinduye ariko abafite ubumuga ntibigeze bagira ijambo, nta gaciro bahabwaga, nta gaciro kuko ari nabo bashyiraga mu bimuga none bakabagira icyo nubwo bafite ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko. leta yacu Imana iha umugisha, ni ukuri yamugisha. Yego isaba umugisha. Yego Cyprien, Imana iguha umugisha cyane, wakoze kutubera umugisha na mwene data Ronald. Mwaturutse Kabugara ku musozi wa Muyumbu muri Rwamagana hejuru. Imana ibagire neza kandi ahamya nashidikanya yuko hari abantu bakomejwe n'ubuhamya bwanyu. Imana ibagire neza, mugende neza mu muhanda, amaraso ya Yesu Kristo abatwikire. Amen. N'ubutaha muzagaruke kandi Imana ibaha umugisha.